ibihe byiza abakunzi ba Think Again. Ibikomere by'inyuma ku mubiri biroroshye kubonwa, biroroha kubyitaho ndetse no kubivura. Impamvu nuko biba bigaragarira amaso yacu. Ku bikomere by'inyuma ku mubiri kandi buri wese abasha kubona amaraso ameneka aho igufa ryavunitse. Twifashishije ibikoresho byo kwa muganga, ako kanya imvune ryagize iragaragara ndetse ikanitabwaho. Niba warigeze ugera mu bihe nk'ibi, ndabizi urimo kwibuka uburibwe bitanga, wumva uburibwe bukabije muri wowe. Benshi muri twe barasakuza ndetse bagatabaza, n'ukuri kose biba bigoye kwihangana. Buri wese mu bakubona muri ibyo bihe ahita amenya neza ko utorohewe, akakugirira impuhwe ndetse agakora uko ashoboye kose ngo akwiteho. Physical wounds. Nitwa Uwiringiyimana Patience, urimo kumva Think Again. Mu buzima bwacu ntago tugira uburibwe bw'ibikomere by'inyuma ku mubiri gusa, ahubwo benshi magingo aya babangamiwe n'uburibwe buterwa n'ibikomere bishingiye ku marangamutima yabo. Bwa buribwe bw'imbere mu mitima, bwa buribwe benshi batabasha kubonesha amaso yabo, bwa buribwe twumvaho gutabaza tukaruca tukarumira. Ubu buribwe buratuzonga, bukadutera kumva umujinya wa hato na hato, bukadutera kumva twigunze, hamwe duhorana agahinda gakabije. Emotion wounds. Ubu buribwe buratuzengereza kuko akenshi tubuterwa n'abo tutigeze dukeka ko baba isoko yabwo. Bamwe tubuterwa no kubura abacu nyamara twari tukibakeneye, abandi tubuterwa n'abo tweguriye urukundo rwacu, icyizere n'amarangamutima tukabibamariramo. Ubu buribwe bw'imbere mu mitima yacu benshi babuterwa no guhora bagerageza ariko gufatisha inzira y'ubuzima bikanga. Benshi tubuterwa no guteshwa agaciro nyuma y'igihe kirekire tugerageza ngo tugaragare neza. Ubwo buribwe rero, ubwo wumva ni mu mvugaho magingo aya, ni ukuri kose buragoye kubwitaho, buragora kubukira, ariko kandi birashoboka. Impamvu gukira ibyo bikomere byanga bikatugora ni uko biba biri aho bitagaragarira amaso, ahubwo biba biri aho nyirabyo ari we ubyumva wenyine. Igihe kirageze ngo mwese abafite uburibwe bwo muri mwe, mwese abafite ibikomere byanze gukira, mwese abafite ingaruka zo kumva ubwo buribwe, mwubaka imbaraga zo kwivura kuko ari mwe soko yo gukira byuzuye. Nk'uko ibikomere by'inyuma ku mubiri bituzengereza tukabyitaho tunywa utunini, dusigaho imiti duhabwa na muganga, mwibuke ko nta wivura, iteka dukenera muganga, bityo tukamenya ubwoko bw'imiti tugomba gukoresha. Uko ni nako ku bikomere by'imbere muri twe tugomba kubigenza. Kimwe mu bidutera gutinda gukira nuko tubana n'uburibwe bw'ibikomere by'imbere muri twe iminsi, amezi ndetse n'imyaka bikirika, tukumva ntawe twabiganiriza, tukumva ntawe twabwira uko tumerewe kuko tuba twibwira ko ari igisebo kuri twe, nyamara ariyo nzira yo kwivuza. Iyi mibereho muri iyi si idafite impuhwe namba, uko bukeye n'uko bwije haraza impamvu nyinshi zigamije gukomeretsa imitima yacu. Benshi turabeshywa amasezerano atazigera asohora, benshi turabeshya tugamije inyungu. Divorce za hato na hato, ubushomeri bujengereje imitima ya benshi. Bamwe muri twe barashaka kugira love relationships ariko bagatinya kuba muri love relationship. Turitana ba mwana, turicara tugaye abandi, ibintu bidutera kumva amadepression, ubwoba bukaba bwinshi muri twe, imitima ikaduhatira kwiheza kugeza aho dutinya batwereka urukundo kuko twamaze gutakariza icyizere. Buri wese uzavuga amagambo nk'ayo biratuzonga tugata icyizere. Emotion wounds. Uyu munsi ndahamagarira mwe mwese abize, cyane cyane mwabize psychology ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, mwe mwaminuje muri izo ngingo. So I'm sorry to put the blame on you today. Niba mwarize mu kaminuza, mukaba mwarize kandi mubikunda, mutegereje iki ngo ibyo mwize bitugirira umumaro magingo aya? Niba mwemera ko mwize kuvura imitima ikava mu buribwe bene yo bagatuza, ikava mu icuraburindi ikabona umucyo, kuki murebera mugaterera agati mu ryinyo kugeza aho twumva inkuru z'abiyahura buri munsi? Kuki buri mwaka twumva bishora mu biyobyabwenge? Kuki murebera mu gihe tubona umubare w'abatari bake bakora ibikorwa by'urukozasoni batitaye ko bari mu ruhame? Ni mwebwe mbwira magingo aya, mwe mwize kuvura imitima, niba mwarabyize mubikunda, mushaka ko byubaka umuryango mugari. Igihe kirageze ngo izi divorce zigabanuke ku bwanyu, igihe kirageze ngo amadepression tugabanuke mu mitima yacu, igihe kirageze ngo mutwereke icyizere cyo kuza tubagana. Nanjye ndatanga umusanzu wanjye muri iyi mvugo. Wowe wumva uburibwe mu mutima wawe, nkundira wumva ibi bikurikira. Intambwe ya mbere yo gukira ni ukumenya ko ufite ibyo bikomere ndetse ukemera ko bishobora gukira. Intambwe ya kabiri, fata igihe wibaza uti mbese ubu buribwe niyumvamo njye ubwanjye birashoboka ko nabwitaho kugeza bushizemo cyangwa nkeneye ubundi bufasha? Iyo bigeze ku buribwe bw'imbere mu mutima ntago biba byoroshye gusobanukirwa icyo ugomba gukora. Gusa icy'ingenzi ni ukwemera kunyura muri ubwo buribwe, ari nako wibaza icyo ugomba gukora mu byo navuze mbere y'iyi nteruro. Kwivura ibikomere byo mu mutima bisa no kwinjiramo bwa kabiri, ukemera umutima wawe ko ufite uburibwe, ukabikora wirinda kubuhungira mu bindi, ahubwo ukabusangisha intekerezo zawe kuko aribwo buri guhangana nabwo mu buryo bw'ubutwari.
nk'uko ku bikomere by'inyuma ku mubiri kugira ngo bikire bisaba kwishakamo agatege ukagendagenda ukamenyereza umubiri kubyikuramo, ni nako ku marangamutima bikwiye gukorwa. Igihe kirageze ngo twumve ko kuvuga uko twiyumva atari ubugwari. Igihe kirageze ngo tumenye abo kwiringirwa, bityo dutinyuke tubasange. Niba tujya kureba muganga mu gihe twakomeretse ku mibiri, ntidukwiye gutegereza iminsi, amezi ndetse n'imyaka ngo tubone kwivuza igihe twakomeretse mu mitima yacu. Ugukira mu mutima ni rwo rugendo rurerure, ariko byanze bikunze kurugendamo bizagusaba kwishakamo imbabazi, kwemera ko isi nta mpuhwe igira binyuze mu bayituye, kwemera ko umuntu atari nk'undi mu migirire nubwo twese twishishanya. Gutsinda ama excuses nabyo bizadufasha tugere kure. Nk'uko ibikomere by'inyuma ku mubiri bisiga inkovu, ibikomere byo mu mutima nabyo nuko bibigenza. Ntabwo inkovu zabyo zisibangana ako kanya, ariko buhoro buhoro zizasibangana kandi burundu. Mahatma Gandhi ati, ntuzemerere uwo ari we wese gutambagiza intambwe z'ibirenge bye byanduye mu bitekerezo byawe. Nitwiringiyimana Patience, think again.